Halo. Ndakumva. Ariko se wowe nakubwiye yuko bitakunda. Urabizi ngiye business yanjye ikorerwa mu mucyo. None biriya bintu nabonye harimo amanyanga rwose ntabwo nakomera ko uza muri business zanjye. Nk'umuntu nkanjye wiyubashye. Oya jamais oya genda ntabwo nabyemera. Togenda. Uyu muntu rwose ngiye ntabwo byakunda pe. Nabashaka kunsteresa ibi bintu ntabwo byakunda kabisa. Reka nanitayire. Ariko se niko mugende mutareba mwarahumye. Sorry. Ntabwo mbyumva. Umva mubwire. Bose warara. Ndamushaka bahite bakwirukana. Ntabwo nabyihanganye. Ndakwinginze mbabarira mfite umubyeyi urwaye naje hano gushaka akazi kubera ko nta bushobozi dufite mbabarira ndakwinginze batanyirukana mfasha. Okay. Nta kibazo ndakubabariye ariko ubutaha uzajya ugenda ureba. Murakoze boss. Sawa. Abasaba imeze bite ikintu nari nabahamagariye rero nagira ngo dusoze karaka misi urumva uriya mutipe ngo ni make yarambabaje cyane kabisa ku buryo ushaka kumwumvisha ku buryo n'ikindi gihe bigomba kumuha isomo ku buryo atazabyongera na rimwe. Gahunda rero ukuntu zimeze mugiye kugenda mufata uriya mushiki we uba hari hakurya simuhazi mugiye kumufata mu munzanire. Icyo nicyo mbasabye ibindi tuzabikurikirana nyuma. Murabizi ko mbahemba neza basore banyu ngira ngo mwabyumvire. Hariga nta hantu nkuzi ha? Heza. Reka nibuke neza. Ndabyibutse. Ntabwo ari wowe wamenye inzoga mu kabari. Yewe. Magana he. Ko ngiye nakoze mu tubari twinshi namye ari. Mu kabari ahantu. Cyangwa ni weho nigeze guhutaza ukuntu ugiye kunyirukanisha mu kazi. Imbabazi. Ahubwo ako kantu uzi ko mbyibutse. None se bimeze bite se? Ndaho to. Uracyanyibuka se? Yego nakwibutse. Okay. Rero none se hari ikintu nshaka kugusaba. Wazaretse nk'umunsi umwe tukazahura tukaganira turi kumwe nyine tugasangira tu. Ari cyo byabitwaye. Nabyanga se kandi warambabariye bari bagiye kunyirukana mu kazi. Okay. Sawa bye rero ubwo tuzasubira. Ntabwo meze nabi mwana we. Yego. Numva meze nabi cyane. Ikintu kimwe kikaza kikanzaka. Ihangane. Nanjye nkoresha uburyo bwose bushoboka. Aho mba nagiye mba ndi mu kazi kugira ngo ndebe ko basi babone kujya kwa muganga. Mwana wanjye se biroroshye. Mama, Imana irabizi humura. Imana yarakumpaye. Ariko nizi nuko uzaba. Nta kintu nazakora kugira ngo nizeye ko nzakira. None se amafaranga uzakura mwana we?
Ma ngerageza buryo ki nayabona ntabwo byoroshye ariko ndagerageza uko nshoboye nzayabona ndabyizeye akundi usara kandi ugeze ufata kuva mu gitondo reka da wa mwana hariya ku muturanyi niwe waje anekera igikoma ariko kukinywa cyananiye byanze numva mfite isereri yego numva ameze nabi ariko urebye abantu ho gake yangana ko nagashoboka mama simugira babasha yangane mwana wa ariko uzakiraho uwo muri uzabaho papa wawe buriya yapfuye nakubyara umwana umwe yakunsigira wenyine ariko Imana yo mu ijuru yakumaze nuko uzabaho mama warekeye twizere ko nzakira basireka nshaka ukuntu naguha gikomukamo nta kibazo ndagukunda nukuri ndagukunda kandi cyane nk'ubuzana ababuze ikintu gikomeye cyane ujya wirinda mama mba numva ntazagira umuntu uzagushuka kari akazi mukora abarimo bagashukanye benshi ariko ujya wirinda Imana nizi ko tuzabaho kandi nanjye nizeye ko nzakira ibintu bikagenda neza mwana wanjye nzajya ngusengera Imana izakurinda nanjye izandinda ngo ariko amenyamye ugacyanduhuke nongere ndabe ko naruhuka abanje ukamaramo kano mama reba kuva mu gitondo nta kintu uba wafashe mbabarira ndakwinginze bidatuma nkigarura hoya mbabarira ntameze neza gakeya kansamo gakeya mbabarira mwana warakoze Sheri wiri utese Niriwe neza sheri. Kazi byagenze neza se? Byagenze neza nta kibazo. Umunsi wagenze neza? Wese wiri ute? Banaye niriwe neza n'akazi kenshi hano mu rugo abana baba bansakurisha. Akazi ari kenshi cyane rwose n'ukuri. Sheri ndananiwe rero. Umunaniro biragaragara rwose. Ariko nashyizeho amazi mushyire muri douche ntabwo arashyuha. Nashyuha ndagutegurira mukanya ujye gukaraba nta kibazo. Nta kibazo ndagutegereje. Siko nari nibagiwe no kukwakira wihanganye nze maze muzimanire. gifite na telefone mani ntutuyitambo. Hello boss. Umeze ute? Okay, babantu twavuganaga ubu twabafashe turahantu runaka reka nze ngo address uze kutugeraho mu kanya. Nari ntago baducika nugira ikibazo. Ubwire ko twabafashe mani. Twabafashe rwose nugira ikibazo. Turababoshye turi kumwe nabo. Nta kibazo. Ubanguke kabisa.
aba bakaritasi tugomba kubabohera hano ariko uriya mubosi nawe agomba kuduha amafaranga twamusabye nta bintu by'imikino. nta n'umwe agomba kuvanga ubwo abafashe nta kibazo. wenda kuvuna ndakuvuna. Ibi birenge kubita abaginga benere turi no cupa hasi kubita mu mutwe kubita. Oya wikubita ndabyihorera. ndamufite n'ahantu yajya nta kibazo. ndabatumye koko ntabwo mbuzi sheri ewe ahantu yajya ubu ndamufite ubu ngubu. akira nguhe kuri bwaca mana akira sema ubundi aba baginga turabereka batari kuduha amafaranga yacu. Se wa mwana we nk'ubu iwanyu baba bari gutekereza iki koko? Reba niwe usigaye hano mu kigo wenyine. Ubu koko ngiye kujya mba deregiteri mbe n'umusamu w'abana koko? Ubu se babaye iki? Kanze ndebe nimero zabo muri telefone mbahamagane ndebe. Nimero kompoze? Ibyo se birashoboka ko abantu bakuraho telefone bakageza aya masaha bataramenya ikibazo umwana wabo, bataraza no kureba niba umwana wabo nta kibazo? Hanze nshake na nimero za mama wawe ndebe ko ziricamo. Ubundi ababyeyi bawe nibo ba mbere bageraga hano kuri iki kigo. None ntago mbyumva uburyo bagejeje izi saha bataraza kukureba pe. Nka data nayo ntago iri gucamo. None se iwanyu hari umuriro cyangwa umuriro wagiye? None ubwo habaye iki? Kanze ndebe ariko ni anko wawe ni wa wundi uherutse kuza kukureba hano ku kigo yansigiye nimero, reka nzirebemo ndebe ko zicamo. Alo? Ni wewe wanko uyu mwana Mugisha? None ko ababyeyi bagejeje izi saha bataraza kumufata kandi bajyaga bagera hano ku kigo mbere, ubwo ntago wamenya uko byagenze cyangwa urazuze kumufata? Okay, gira vuba rwose, hari ibintu ngiye kujyamo, hari akanama nari mfite, gira vuba ndi kwihuta. Okay, anko wageze muraho neza deregiteri. Uraho mwana, umeze neza. Ntabwo baje kugutwara? Ntacyo. umva umbwirira ababyeyi b'uyu mwana ko bagomba kuza kumufatira ku gihe, na saa 11 twebwe tuba tuvuye mu kigo. Reba none bibaye hafi saa moya. Okay, mutwihanganire, ubutaha ntabwo bizongera, reka mujyane. Okay, nugerayo babwire bashyire telefone yabo mbabaza ikibazo bahuye nacyo. Sawa. Sawa murakoze.